itagutabaye nta wagutabara, itaguteturuye nta waguteturura, itakwibutse nta wakwibuka, itakumenye nta wakumenya, itakwamamaje nta wakwamamaza, itaguhaye nta waguhaye, kandi yanakwimye nta waguha. Byose bituruka mu kuboko k'Uwiteka. Narabyaraga akambwira ngo ndabwaguye, n'amafite uruhinja hakambwira ngo ubwo rero ngo nawe wabyaye, ngo ubwa mbere wabyaye ikimuga, ngo ubwa kabiri ubyaye ikituzuye, ngo ubwo ngo nawe ngo wabyaye. Nayo magambo nahembwaga. Kandi mbabwire mumbabarire, nimuzambuze guhamya aho Imana yankuye. Witonde. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nizere ko muguwe neza kandi mukomeye. Mwese abakurikirana Mama Sharirene Official, aho mungurikiranira hose muri mu Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi muri Afrika, ndetse no mu bindi bihugu by'amahanga, aho muri aho mu kazi mukora, aho buri wese ari, ndabizi ko mungurikirana muri benshi. Ndabashuhuje mbabwira ngo nimukomeze kugubwa neza, kandi uyu mwaka uzabaryohere, uzababere wo kuzura Mwuka Wera n'imbaraga nyinshi, uzababere wo gukizwa no gukiranuka ndetse no gukorera Imana, kuko ibyo ngibyo mvuze ni wo musingi ndetse niyo fondation y'iterambere rirambye. Kugubwa neza, amafaranga, imodoka, ibintu byiza byose biri ku isi, iyo wabanye n'Imana neza, igihe kiragera ikabiguha. Nimukomere rero, nimutake nk'abatagira Imana, kwirinda mu bivange no gusenga mu bivange no kwirinda, byose byuzuzanye. Mukomere, muhumure, kandi ntimugire ubwoba y'ibyo mubona n'ibyo mureba. Yesu yaratsinze urupfu, atsinda ikuzimu, atsinda Satani, ibintu byose yarabitsinze, kandi ubwo Yesu yatsinze natwe tuzatsinda. Nanjye rero ndaho meze neza cyane. Ndashimira Gitare, ndashimira Uwabambwe, ndashimira intare yo mu muryango wa Yuda, ndashimira uyu mugabo witwa Kristo waduhamagaye akatugabira umurimo w'icyubahiro. Kristo Yesu ujyibana natwe mu buzima bwa buri munsi, akaba papa w'ifubyi, akaba umugabo w'abapfakazi, akaba umwavoka ku bafite imanza, akaba dogiteri ku bantu bafite uburwayi, akaba umutica ku bantu bakeneye ubwenge mu ishuri, akaba umurinzi ku bantu bagenda mu muhanda baryamye barihe. Yesu ni byose kuba mufite. Turabimwubahiye rero kubera yuko yemeye kumenyana natwe. Nk'uko rero dukomeje gukurikirana ibiganiro kuri Mama Sharirene Official, hariho ibiganiro byinshi bitandukanye. Hari filime yitwa Ubuhenebere icaho kwa gatandatu saa 2, hakabaho filime yitwa Imperuka icaho kwa mbere saa 2, hakaba na filime yitwa Ikigugu icaho kwa gatatu. Izi filime zose nivuga butumwa, harimo amasomo atandukanye. Abazikurikirana Imana ibaha umugisha, bakora share na comment, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hariho ikiganiro cyitwa Umusirikare wa Kristo, hakabaho icyigisho cyitwa Kera n'ubu, habaho icyitwa Menya nibi, hakaba icyitwa Tegura ejo rubyiruko. Birahari byinshi, mukomeze mugubwe neza n'ibindi. Hanyuma y'amahoro ibaha umugisha. Umunsi turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yacu iribuka. Haleluya! Imana iribuka. Amina. Nuzuye kubwira abantu bacitse intege banacogoye, ndashaka kubabwira ngo Imana iribuka. Satani wakubwiye ko Imana yibagirwa, Satani wakubwiye ko Imana yagutaye, Satani ukubwira ko Imana idahari, Satani ukubwira ko Imana itakubona, ndakubwije ukuri nje nk'umwambasaderi w'ijuru, nje kukubwira ngo Imana yakuntumyeho ngo Imana iribuka. Turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere umurongo wa 19. Dusome. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka, barasenga, barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama, maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Amina. Imana nishimwe. Niri jambo shaka ko tuganira. Imana ihabwa icyubahiro.
ni iri jambo shaka ko tuganira nkubwira ngo Imana yacu iribuka. Aya magambo Hana yari afite ikigeragezo cyo kutabyara, ariko nanone akagira ikindi gikomeye cyo kugira mukeba we ubyara sha. Mureke mbabwire, buri kigeragezo cyose kigira imbaraga ku muntu. Ushaka kuvuga ngo cyane nicyo kigoye undi ati cyanjye, buri wese icye nicyo kiba kigoye. Ariko mu bintu bibi nabonye bibaho ni ukubaho utabyara, ni ikigeragezo gikomeye. Nk'ubu ngewe hari imibabaro myinshi ngenda mbona. Nakebuka umuhungu wanjye witwa Fisi, nareba ukuntu ari bogari nziza ihagaze neza, nkavuga nti sawa, ejo bundi aya ni amaboko nabyaye. Ntabwo ndi kurera ibuye. Ese ntajya mbwira ngo azaba fande? Ni nitwa mama fande se ninde uzongera kumenyera ibi mwirirwa munyitukisha munyibwirisha amagambo mubonye? Nzaba ndi mama w'umunyacyubahiro ntikoraho. Urumva ntagira unyiyongoza mpite mbwira umuhungu wanjye, nta n'uwaninyuka kandi. Ninde se wantinyuka? Kandi mfite umwana ndi mama fande. Ndashaka kukubwira ngo iyo ubyaye umwana uri kubyara amaboko. Sharirene we rero we sinzi ukuntu namwita, sinzi icyo namwita. Turi kubyara amaboko. Mbonereho n'umwanya wo kubwira abantu batwita bagatukira abana mu nda, mwaba mufite izo mpinja mukazituka, ugafata imikasiro ya se na nyina no kwa sekuru yose ukayiroha ku mwana wawe, ukagira ngo ambutiyaje wahuye nazo ni umwana wakubwiye ngo uhure nazo. Nkirirwa mubavuma, uzaba icyo ntazi, uzaba uruki, inda yakubyaye. Iyo mivumo yanyu mwabagore mwe mujye muyirekane, mugatura abana stress zanyu, ureke umwana abeho mu buzima bwe, ntukamushyire mu buzima bwawe. Kamwaturaho amagambo mabi, ukamwaturaho amagambo y'urukoza soni, ukamwaturaho amagambo ateye agahinda. Hari umugore twigeze tuganira avuga ngo turabyara tubyara iki, ngo si ukubyara amayibobo n'indaya. Naramubwiye ntujye ubyara amayibobo wenyine, ubyara indaya wenyine. Ngewe ndabyara abantu bakomeye b'abanyacyubahiro, bazagirira umumaro Imana, bakagirira umumaro igihugu, bakagirira umumaro itorero. Nabivugaga barya ubusa bakarenzaho umuyaga. Nabivugaga ntarabona igihumbi ngo ngende mbatangize. Nigeze mbibabwira ukuntu Fisi wanjye wiga mu wa 2 segonderi, narabibabwiye ukuntu ajya gutangira ishuri nabuze igihumbi ngo mujyane Kabusunzu. Noneho kuko nari nabuze igihumbi, Minerval sinari kuyibura, mbura yo kumwandikisha. Yandikishijwe n'abageni bari bakoze ubukwe, twari duturanye, baramubona ngo kucya atiga, babwira ko nabuze ubushobozi, baragenda baramwishyurira ishuri, baramwandikisha, baranamwishyurira. Mu gihe cyabo barakoze, Imana ibaha umugisha. Niba bamujyanye mu ishuri kuko nariryaga nkima. Ni narabaye umupfakazi, nyine aryo umuntu apfakara kandi ataranapfakaye. Mwihangana bapfakaye muhagaze, mwihangane ryose ni ikosi. Nta byiringiro icyo gihe, ibifatika ntabyo nabibonaga. Ntago bigaga ngo mvuge ngo baziga, n'ibyo kurya nabibonaga bigoranye, ariko nkabaturaho gukomera, nkabaturaho amagambo meza. Umwana wanjye yaba twite, nigeze ntwita umwana papa wabo ambwira amagambo mabi we, mabi cyane. Narabyaraga akambwira ngo ndabwaguye, n'amafite uruhinja akambwira ngo ubwo rero ngo nawe wabyaye, ngo ubwa mbere wabyaye ikimuga, ngo ubwa kabiri ubyaye ikituzuye, ngo ubwo ngo nawe ngo wabyaye. Nayo magambo nahembwaga. Kandi mbabwire mumbabarire, nimuzambuze guhamya aho Imana yankuye. Witonde. Ubejo bundi ni nkuraho ndi rero nkavuga ngo mama Sharene yavuze, nzajya mbivuga byose. Imana ninkiza amaboko y'abarozi bari kundoga bakandogera abantu, bari kudusarisha, nzabivuga. Ahubwo muzasengere ntazavuga n'ababikora kuko mwese ndabazi. N'abapfumu mu ndoga mu ntara ho muri nahaturuka imiti mu bihugu by'amahanga. Imana ninteturura nzabiceceke, ntabyo nzaceceka.
n'abaturagaho amagambo y'umugisha. Umwana wanjye umwe wigeze ubabara kurusha abandi bana nari ntwite, mwana wa 4, yabwiwe amagambo mabi. Yaraje arambwira ngo kuko wanze gufunga urubyaro, uwo mwana utwite ntuzambaza amazina ye, uwo mwana utwite igise nikigufata ntuzabimbwire, uwo mwana utwite numara kumubyara uzarebe iyo umujyana. Ariko ndashimira Yera, inda imaze kuba amezi 4, Imana ikoresha umuhanuzi. Turashimira Imana yacu kwivuga. Iramubwira ngo bwira mama Sharirene ngo twite umwana w'umuhungu, ngo umunsi wa mubyaye uzamwitira Kiza Joseph. Mana nzajya nkubyinira nicaye, nishaka mpaguruke nzajya nkutambira kandi nzakuvuga, hanyuma nkubwira batakuzi. Uwo mwana utwite n'umwana w'umuhungu navuka uzamwitira Kiza Joseph. Imana irambwira ngo kandi uwo mwana utwite afite amezi 4 mu nda. Imana yacu iranapima. Imana yacu ikubwira igihe wasamiye sha, ntabwo ari nk'abaganga. Imana imbwira amagambo akomeye meza. Hanyuma umwana wanjye nabaga naburaye, nabaga shonje, nabaga nakubiswe, nabaga nabangamiwe, nkajya kunda yanjye ntamutuye umujinya na stress zanjye na se, nkajya kunda intirata. Irakiza wanjye ndagukunda rero ngenzi no gufata neza abana n'umutoma ndawuzi, ndagukunda kugira ngo amagambo yabwiwe cyangwa yumvise atamubabaza. Ibintu mwatura ku bana banyu mubatwite, ntugature stress abana bawe. Ibintu mubwira abana banyu, ibibazo byanyu, ibibazo by'ubuzima ukajya kubitura, ntago ari byo mama. Umwana ujye umwatura amagambo meza. Ntago twakomeye kuko mu miryango yacu harimo abakomeye, ntago aho tugeze hari igisekuru cyacu. Uburyo twamamayemo si uko famiye zacu zamamaye. Uburyo abantu bakira ntago ari uko mu miryango ubukire buba buhari. Umwana arivukira kandi Imana yo mu ijuru iyo wemeye kugera kuri uyu mubumbe imenya ukuntu izagutunga nuko ugomba kuba. Narindi kubabwira ukuntu kubyara ari byiza. Abo bana bose mfite ni abana bashimisha kandi bakandemesha umutima. Nagiye mbona ibyiza baturukaho. Iyo nitegereje Sharirene wenyine ndicara nkavuga ngo naho napfuye umunsi Sharirene wanjye azabatunga. Nakitegereza fisi nkabona n'abana batazaba ibigwari kuko sinareze ibuye. Hari ibibazo ushobora kunyuramo abana bawe bakuruhura, ukumva umwana akubwiye ijambo kuva wabaho utarumva muri iyi si, akaguhumuriza. Umwana umwe agaca ahangaha ati mama nimara gukura nzakubakira igipangu. Iryo jambo umwana bakubwiye ni ijambo rigenda reka kuremesha nubwo umutima wawe utakirambirizaho kuko kwizera kwacu kuri hasi. Ntabwo ushaka kwibaza ngo uyu mwana wiga muri primaire mu wa 2 azangurira igipangu kiye, ariko iryo jambo riragukomeza. Undi agaca ahangaha Sharirene yigeze ambwira ngo urukwavu rukuze ngo rwonka abana yanyaka ikintu ati mama uzakora urutonde rw'ibyo wankuriye, humura nzabikwishyura. Akicara akambwira ati igihe kizagera wicare ngufashe kurera barumuna bawe. Ayo magambo arampumuriza nkasanga mfite amaboko andi inyuma mu mpande zose. Narindi kubabwira ukuntu kutabyara ari ikigeragezo gikomeye. Ndusheho no kubwira abantu batabyara ngo ni mukomere, iyarengeye Hana Imana yo mu ijuru nawe izakurengera. Ndusheho no kubwira abagabo batoteza abagore babo ngo uyu mugore ntabyara wese kutamutera. Ubundi reka nkubwize ukuri, umugore abyara kuko umugabo yamuteye inda. Nimba we nta mbaraga zo gutera inda ufite, kuki wumva ko umuntu yabyara utamuteye inda? Nimba ariko abagabo mwabaye ubundi mwabayemo umugore utabyara ngewe sinabyihanganira. Ubwo se umugore we kuki ati yihanganira umugabo udatera inda? Umugore impamvu atabyaye nuko utamuteye inda. Ese nimba ubona kutabyara ko ari ikosa, wowe kuki urirengagiza ikosa ry'uko utateye inda nimba uri umubingo? Mwagiye mufashanya mukamenya ko Imana ari ifite ubushobozi bwo kuremera umwana mu nda. Iki kigerageza rero Hana nicyo yari afite. Nimba hari amasengesho abagore basenga n'amasengesho yo gushaka abana, kandi abagabo nabo badakomera batagira umwuka wera, arakureba aturiho kuzuza tuwarete akakwitegereza ngo nukubyibuha se ko ari ugutumba, akongera akakubwira ati nzakugura igitenge ari uko wabyaye.
akongera akagukebuka ngo wabona uryamye ugenda yabona uri umuntu, akakuzengereza amagambo yakakubagisha ururimi ukava amaraso akavaho ibibyimba bikaza mu mutima hakazamo amashyira ukagenda unuka kandi uhagaze. Ndabwira abantu batabyara ngo nimukomere mu ijuru hari Imana ibasha kuremera umwana mu nda. Icyo kigeragezo kimutera gusenga amasengesho yitwa y'uburyo bwose nkayo ndi gusenga muri iyi minsi. Ajya gusenga ageze ubwo ngo ajya mu rusengero ngo bajya gusenga Imana. Bibiliya ivuga iki? Ngo basohoye batashye bageze mu rugo. Amina. Nawe urabyumva. Imana yari yamwibutse nyine ngo maze harashya, hamaze gushya nyine ngo barasana abyara umwana, atwita umwana w'iki? Umwana w'umuhungu. Aya magambo rero twasomye ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka, ngo bajya imbere y'Uwiteka. Uyu ninde? Nerukana n'umugore we Hana. Barazinduka bajya imbere y'Uwiteka. Nje kukubwira ngo ujye ujya imbere y'Uwiteka. Nubona byagucanze ujye ujya imbere y'Uwiteka. Nubona byakuyobeye ujye ukatira mbere y'uko ujya imbere y'abantu ujye ujya imbere y'Uwiteka. Kuko iyo ugiye imbere y'abantu ikintu cya mbere bagukorera ni ukugutandukanya n'ubushake bw'Imana. Ubwira umuntu utifite ikigeragezo cyo kutabyara ati hari umupfumu utanga urubyaro, ukaba ugiye gukurikizaho kugomera Imana, ukazagaruka ku Mana nayo itagikeneye kukureba. Niyo mpamvu mbere y'uko wirukira umwana w'umuntu ujye ubanza ujya imbere y'Uwiteka, uzajya ujya imbere y'abantu uvuye imbere y'Uwiteka afite uko akubwiye. Nubona urugamba rwashyushye ntukiruka ujya imbere y'abantu. Nubona imbere yawe hari rompe wabuze umuhanda unyuramo ntukirukire imbere y'abantu, ujye ujya imbere y'Uwiteka. Haleluya. Imbere y'Uwiteka niyo utahakuye igisubizo ariko uhakura imbaraga zo kurindira igisubizo. Kuko hagati y'uko Imana igusubiza haba harimo umuhanda urimo amahwa, urimo imyobo, urimo imikuku, urimo ubunyereri buteye ubwoba. Naho Imana itahita iguha iki ikubwiye, ariko ikwigisha no kurwana urugamba kandi igufata ukuboko ugatambuka. Ntago nari kurenga nakubwiye ngo bajye imbere y'Uwiteka. Ngo bavuye imbere y'Uwiteka ngo basohoye mu rugo Imana ihabwa icyubahiro. Ngo hanyuma aryamana n'umugore we nyine, bararyama nyine. Ngo baryamye Uwiteka aramwibuka. Ngo Uwiteka amwibuka muri iryo joro. Ubundi se ntibaryamanaga? Itakurengeye nta wakurengera. Itagutabaye nta wagutabara. Itaguteturuye nta waguteturura. Itakwibutse nta wakwibuka. Itakumenye nta wakumenya. Itakwamamaje nta wakwamamaza. Itaguhaye nta waguhaye. Kandi yanakwimye nta waguha. Byose bituruka mu kuboko k'Uwiteka. Ngo Imana igira gute? Iramwibuka. Mureke mbabwire, yari afite mukeba we. Abantu bafite mukeba pole sana. Kugira mukeba ni nayo mpamvu ushaka kubwira abagore ba kabiri. Wowe wicaye mu rugo uzi kuri umugore wa kabiri, ukaba uzi ko undi mugore agihumeka, we n'abana be ukaba waramukubise agacapu. Hari igihe abagore bakubita bagenzi babo agacapu, ariko hari n'igihe bikora umugore n'umugabo bagatandukana bakarekana mu mahoro, ku buryo umwe watandukanye n'undi adashobora kwibuka umugore we cyangwa umugabo we agakomezanya n'undi. Nk'ubu nkanjye pe, hagize ushaka umugabo wanjye no mu bukwe bwe si ukukubeshya nazamuha impano ikomeye. Uwo mugore namuha impano. Mu bamuhagata sindimo, mu bajya kwaka indezo ntago ndimo, mu bamuzengereza ngo yantwaye umugabo sindimo. Nk'ubu mukeba wanjye pe azajya aryama yizigure agubwe neza, kuko nta stress nzagira nzamutera. Ariko hari undi shawe twarira umugabo akajya gushaka inkuba yo mu mvura, inkuba yo kuzuba, iza ninjoro, ati ndamwereka ariko ngewe uzatuze ratani. Nta kibazo ngewe, nta kibazo. Hanyuma rero bamukeba shaho, bamukeba abagore babiri ku mugabo umwe sha, kereka umwe ameze nkanjye, barahigana barangana. Kandi koko nibyo, umuntu ugutwarira umugabo kandi umukunzi akamujyana
bakiryagagura ureba, bakifotozanya, umugabo akajya ataha kwa mukeba, uzi ko ari umugabo wawe mwasezeranye cyangwa mwabanye mbere muri abasore n'inkumi, bakamucapura ureba. Usibye imbaraga z'umwuka wera wamutamika ibikeri imitobe y'ibikeri. Urugamba rero rwa Penina we yarabyaraga abahungu n'abakobwa, yamunyuraho akamukubita ibuno akamubwira ati muzaba abagaragu b'abahungu banjye, ngo akajya mukina ku mubyimba. Bibiliya niko ivuga, akamukina ku mubyimba, akamubwira amagambo amubabaje kugeza ubwo arira bibwira umugabo we. Umugabo aramubwira ati ngewe nkurutira abana 1000, kuba ufite byonyine ntibiguhagije. Disa amahirwe ntuza Penina yari yaragize nuko yari afite umugabo mukunda. Noneho ibaze iyo ugize umugabo ugufatanya n'iyo shoreke, vuga ngo na Nyabarongo ryarimbi ry'abagabo warijyaho ukajya kwa Makuza. Hanyuma icyo kigeragezo cya Penina wamukinaga ku mubyimba, Hana ngo agajya akomeza kujya imbere y'Uwiteka, akajya ajya gusenga. Igihe kimwe ngo ajya mu rusengero. Burya nubona, reka nkubwize ukuri, nubona mu masengesho uri gusenga ukabona uri kuvuza induru, Mana nabara, Mana ndengera, ugahamagara ab'Icyangugu mufashe gusenga, ab'Ibutare, abari n'ukuri kose burya urugamba ruba rutarakomera. Wambajije se? Mureke mbabwire, nahuye n'urugamba, ndahamagara abantu mu ndengere, ariko nkajya mburundengera, mpita mfata umwanzuro wo kwiga guhamagara Imana. Ubundi y'ibigeragezo byagukomeranye bimwe byakugezemo, nta nubwo ubasha no kuvuga. Hari igihe nafataga amasengesho yo kwiyiriza ubusa, ahita nkiryamira nkajya sengera mu mutima ntabumbura n'umuntu, cyangwa nkarira amarira menshi nkabwira Imana ngo muri aya marira urabanuremo, uba ari wowe wireberamo ibindiza, kandi burya Imana irabimenya. Rero nubona ukivuza induru ugisara ngo uri gusengera ibyifuzo, hari igihe ibigeragezo bikakubohera inyuma, ukajya muri ko mu gaceceka, wavuga ukajya uvuga birabyanye mujya mu butayu, mwajya mu byumba mukavuza induru, burya nta kintu muba mwabona. Ibigeragezo biragukubita, wajya gusenga ukamera utyo, kandi abantu bakibwira ngo ntusenze. Iyo ugisakuza burya biba bitarakara, ariko iyo wamaze kwemera byakugejeje ahantu ntuvuga twagiye tubibona. Ajya gusenga, hanyuma ngo umutambyi Eli aramubona, ngo akajya agira gutya, akajya ngo azunguze iminwa gusa. Hanyuma ngo Eli aramubwira ngo ariko wa mugore we uzageza he isindwe ryawe? Nkaho yaramubwira ati uzamanyura amazi ujye uza no gusenga. Hanyuma ngo amusubiza mu kinyabupfura, ahubwo Imana ijya iduha kuvuga neza mu kigeragezo. Hari igihe umuntu agufatanya n'ikigeragezo ukumva nyine ni ibibazo bikomeye. Hari igihe umuntu nk'uwari igihe abantu bamamagara, hari igihe umuntu amamagara akanuka ngo arampamagaye 10 namwihoreye, kandi ugasanga wenda mpamagaye ndi kwa muganga, najyanye umwana kwa muganga, cyangwa akampamagara nanjye narwaye ndi mu bindi bibazo. Hari igihe rero iyo utamwihoreye ushobora kumusubizanya umujinya. Imana ijya idutabara, ariko ngo aravuga ngo ntabwo umugaragu wawe nagize gute nasinze, ahubwo ni umubabaro wo mu mutima wanjye. Umva ukuntu umutambyi yaramubwiye ngo ugende Uwiteka aguha ibyo umutima wawe wifuza. Haleluya. Ngo rero bamaze kuva imbere y'Imana, we n'umugabo we bararyama, ngo Uwiteka arabibuka. Niryo jambo shaka ko tuganira. Ndashaka kubabwira ngo Imana iribuka. Imana iribuka. Satani yashaka kuguhorahoza akantu kambera gukorera, akubwira ko Imana yakwibagiwe, ndetse akajya nakubwira ngo Imana yeza kubikubona ntabwo ibihaye ababisha bawe urwaho. Impamvu Imana itakubona nuko itari no kugutabara. Nagira ngo nkubwire ngo Imana irakubona kandi Imana iranakureba. Ikikubwira ko ikubona nuko ntacyo uraba. Yego warashonje ariko ntibaguhambye kubera inzara, nicyo kimenyetso cyuko ntacyo wabaye. Wavuye mu kazi uhinduka umushomeri kandi warakoraga, ariko iyo utambutse nta muntu uba gusomaho mu gahanga. Burya Imana yanze yuko ubiciro ry'imigani, ngo Imana ngo ntikwibuka.
Imana iyo itakwibuka wari guhinduka urw'amenyo. Imana iyo itaba mu ruhande rwawe byari gukara ndetse bigakomera. Ubwira umudayimoni ugukoreramo, uwo mudayimoni uri gukuvugiramo, iryo jwi rihora mu gitondo na nimugoroba rikakubwira ngo Imana yarakwibagiwe. Satani akubwira ko Imana yakwibagiwe, ujye umubwira ko ufite ibimenyetso bikwereka ko Imana itakwibagiwe. Imana ikwibagiwe nta nubwo warara ijoro na rimwe udapfuye. Imana ikwibagiwe ababisha bawe bakumira bunguri. Imana ikwibagiwe nukuri wakibagirana mu isi y'ababaho, ariko kuko Imana ikwibuka uburyo ikurindamo bigaragaza ko Imana yagize gute. Imana ikwibuka. Amina. Uburyo urwara ariko ntupfe, nubwo itaragukiza uburwayi ariko ntabwo burakwica, nuko Imana ikwibuka. Uburyo Imana irinda bawe nubwo nta minerivare baho, ikaba nta biryo bihagije babona, ariko ikimenyetso cy'uko Imana ikwibuka nuko ibibuka ikabambutsa kaburimbo, abari muri eternity ikabarinda ibyago n'amakuba ukaba ukibafite. Impamvu bigaragara ko Imana yakwibutse, iyo utambutse babona uri umukire kandi bakabona ufite akazi ndetse keza kagezweho, kubera ubwiza Imana yaguhaye, ubunini n'ubugari. Yaraguhishiriye, ihishira ubushomeri bwawe, ihisha ibibazo byawe, ihisha uburwayi urwaye, ihisha intimba n'intambara ubamo, iguhisha amaso y'abasetsi n'abashinyaguzi, igushyiraho ubwiza n'igikundiro cyayo. Imana rero yiza ko bitakwibuka, ibigeragezo byari kukunukaho ukanukira abahisi ndetse n'abagenzi. Imana ishimwe. Imana iribuka. Imana yibuka Hana ahita abyara. Yabyaye umwana umwe ahita amuvunjamo abana 1000. Asenga isengesho rikomeye. Yarasenze abwira Imana ati Imana ndagushimye. Uri kumva? Arangije ngo afata n'inzira ajya gutanga igitambo cy'umwana we, kuko yari yaravuze ngo uyu mwana nzamutura Uwiteka. Umunezero uramwica ko bw'umwana umwe abona n'abana 1000. Imana iramusetsa mu maso ya Penina. Ntabwo yongeye kumucyurira, ntabwo yongeye kumucyura ko abana be bazaba abagaragu biwe, azakorera abana be, kuko Uwiteka yaramaze kwerekana umucyo n'urumuri mu maso yabo. Imana iribuka. Kuba yaributse Hana, izakwibuka mu kibazo urimo, izakwibuka mu kigeragezo, izakwibuka mu ntambara, izakwibuka mu byago, izakwibuka aho unyura. Hari ijoro rimwe Imana izitekereza, izica bitekereze, ubonera kwibutsa. Mureke mbabwire, nanjye hari igihe Satani yajyaga ambwira ngo Imana ntago imbona, ndetse Satani akambwira ngo Imana yiza kuba ikubona yari kugukorera ibi n'ibi. Ariko sanga ibyo bintu Imana itankoreye, hari ibindi byihutirwaga Imana yankoreye. Icyo gihe mitambwira Satani ntizinga karago, umvire mu mutima, umvire mu bwenge, umvire mu bitekerezo, umvire mu buzima. Imana yanjye nubwo itakoze biri, ariko yankoreye ibi ngibi. Toka rero, Imana yacu iribuka. Ntabwo Imana yakwibagiwe. Imana iguhozaho ijisho, murararana mukiriranwa, ibana nawe mu buzima, irazirikana kandi ikarinda ijambo yavuze, ikaririndana n'abo yaribwiye. Nta muntu Imana yigeze ihemukira mu bantu bose twigeze tubona muri Bibiliya. Yazirikanye isezerano yagiranye na Aburahamu, hanyuma irangije irarisohoza, kuko yari yaramubwiye ngo nzakugira ubwoko bukomeye, yari yaramubwiye ngo nzakugwiza kandi uzaba umugisha. Ibyo bintu Imana irabikora, Aburahamu arabireba. Imana yari yaragiranye isezerano n'Abisiraheli nubwo bari barayigomeye, ariko yari yarababwiye yuko izajyana nabo. Igihe kigeze ibakura mu bihugu by'amahanga birimo uburetwa, nk'uko Uwiteka yari yarabibabwiye. Imana iribuka, yibutsa Abisiraheli. Yari yaravuze ngo nzajya ndwanya amahanga yose abari imbere, nzabarwanira kugeza mbagejeje i Kanani. Imana yarwanyije ababisha b'Abisiraheli, isezerano irarisohoza. Abantu batayicumiyeho bose babonye kwisezerano. Ndashaka ko dusenga kugira ngo Imana iribuka. Gira ihumure, Imana iribuka. Maze nanjye yaranyibutse kandi igihe no kongera inyibuke. Haleluya. Ndi umugabo wo kubihamya ko Imana yibuka.
yibutse Hana nawe izakwibuka, iyakuye Abisiraheli mu Egiputa nawe izakwibuka, iyatsinze Yeriko nawe izakwibuka, iyanesheje kuri Ayi nawe izakwibuka, iyabanye na Samusoni nawe izakwibuka, iyakubise Abafilisitiya nawe izakwibuka, iyarwanyije umubisha wa Dawidi ariwe Goliyati nawe izakwibuka, iyanyibutse mu byo yanyibutsemo nawe izakwibuka, iyibutse Ntuza na Ntuza nawe izakwibuka. Reka dusenge. Cira Imana bugufi, yibwire ngo mbabarira kwiheba, kugutakariza icyizere, kutakwizera. Mana ya Isaka, haleluya. Ndagushimye kandi ndakubashye papa, uri umukozi w'ubuhanga, uri muzima kandi uri umuziranenge, uri ifura, uri intare yo mu muryango wa Yuda, uri igishyitsi cyo kwa Dawidi. Amina. Uri umunyentambara, uzi kurwana, uzi kurinda, urakomeye, uri Imana izirikana, uri Imana yibuka. Haleluya. Ntabwo wibagirwa abantu bawe, urabibuka. Haleluya, urabibuka. Ndasenze abantu bacogoye ndabasengeye, abantu bananiwe ndabasengeye, abihebye ndabasengeye, abatayihumure ndabasengeye mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana, imbaraga z'Imana zikomeye zigere ku buzima bwabo, rema ibyiringiro muri bo. Imbaraga zawe ndazitumye ngo abantu bose bakurikirana ubu butumwa bagire ihumure, batabarwe n'Imana kandi nibakomere, bamenye kuri Imana iyibuka, ubashyire ibyiringiro mu bugingo. Ndagushimye ko udufashije muri uyu mwanya Mana, cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, mukomeze mukoreshe mwandike aho hepfo kuri comment muduha inama n'ibitekerezo, kandi mukomeze mukore subscribe abatarayikora, abayikoze namwe Imana ibaha umugisha, mukomeze muhirwe kandi mugubwe neza. Amina.